Reka nongere ngusuze kandi nguhe ikaze wowe wamaze gukora subscribe ku Bibanza Rio Estate, aho usanzwe ubona imari nziza nziza z'umwaka mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu mujyi wa Nyamata rwagati. Mbonje kubereka iyi nzu rero, ni inzu nziza ifite chambre enye, toilette na douche ebyiri mu nzu, igikoni na salon na salle à manger. So ni inzu ifite amazi n'umuriro nk'uko mubibona. Noneho by'akarusho umuntu uyishima agafata umwanzuro wo kwishyura ni miliyoni 35, n'ibiganiro bikeya cyane ariko ubundi yakabaye ari 35, ariko umukiriya wacu iyaje ntabwo asubirira yaho. So iyi nzu rero umuntu wemeje kwishyura, dufite inshingano zo kumushyiriraho gate, portail nziza, kumukingiramo imbere mu nzu. Inzugi nziza zirahari zirakoze, ndetse n'iriya negisi mureba mu gikari ngiye kuyibereka, ngiye kuyizengurukaho nyigereho, hanyuma mbabwire uburyo nayo tugomba kuba tuyihereza umukiriya imeze. Ni inzu nziza rero ikomeye kandi iri muri quartier nziza nk'uko mubibona n'urucabana, ni ahantu heza cyane. Iyi negisi iyi mpingukiyeho hano mu gikari tugomba kuyiha umukiriya wacu yuzuye neza ndetse inakinze iriho inzugi. Nk'uko mubibona hano ni mu gikari, iyi ni annex tugomba guha umukiriya wacu twayikinze imeze neza. So ngira ngo murabona ko ari inzu imeze neza kandi muri quartier rwose ishimishije. Ni hano inyuma ya Palace Rock Hotel, ku bantu bahazi ubuvuye Nyamata mu mujyi ugaca ku kigo cy'urubyiruko kizwi nka Centre de Jeunes, ubundi ukigira imbere gato ukajya kuri Palace Rock, ukazamuka ugakata harya inyuma, ni harya hafi rwose ni inzu yubatse. So ni inzu iri ahantu muri quartier nziza, ku buryo na kaburimbo uyireba imbere gato, ndetse kandi hakaba no mu marembo ya stade ya Bugesera. Ni mu marembo ya stade ya Bugesera, no kuvuga ngo ibikorwa remezo byose urabifite igihe waba waguze iyi nzu. So ni inzu rero nziza cyane mw'abantu mwe, ikomeye nk'uko mubibona. Irimo sima isanzwe, hose irapavomye imeze neza, ni ukuza uhita uyijyamo. Ngira ngo murabona ko ari inzu isetinze ku buryo bushoboka bwose, yujuje byose bisabwa. Aha ni ku irembo, habura gate yonyine gusa nk'uko mubibona. So ni inzu rero ngiye kubinjiza n'imbere mu nzu, mubanze murebeho bike by'ibanze mbibereka. So ubu ninjiye mu nzu, hano ni muri salon mpingukiye nk'uko mubibona. Ubu ni ukuvuga ngo installation ntirarangira, ariko yo ni ako kanya. So nk'uko mubibona, aha ni muri salon, iyi ni plafond ya rangete muri salon. Ngira ngo muyitegereze neza, ndakomeza ngenda mbereka n'ibindi. Gusa wowe nturambirwe, kora subscribe ukomeze ubone imari ku Bibanza Rio Estate. So ngiye kubereka ahangaha ni muri salle à manger. Iyi ni salle à manger mpingukiyemo, ndetse kandi iryo dirishya mubonye rihingukira no mu gikoni. Ndacyo reka nze nkibereke. Ngiki cya gikoni cyo mu nzu, kuvuga ngo ikiba kibura no gusetingamo ibikoresho gusa. Ngira ngo mberetse salon na salle à manger n'igikoni. Reka mbereke n'icyumba cya mbere. Ngiki cyumba cya mbere, ibyumba bihagije rwose. Iki ni kimwe, ibyumba byisanzuye ku buryo bushoboka rwose. Ahangaho ni urucabana. Dore douche na toilette bya kiriya cyumba ni hano. Ngira ngo mubona ko habura seti gusa. Icya kabiri ngiki, harimo uburiri bw'umuzamu, ntabwo ndi buhabereke cyane, ariko ni iki ngiki. Twagiye dore icyumba cya gatatu nk'uko mubibona, ni inzu ihagije. Dore douche na toilette byaho, dore n'ikindi cyumba cya kane. So ni inzu nziza mw'abantu mwe, miliyoni 35, ndetse kandi rwose waza neza tukagira gute, tukagushyiriramo n'imiyaga, ukuriraho nka 500, cyangwa se byaba na ngombwa na kamiliyoni tukagukuriraho, ariko ukiturira hano hantu kuri stade ya Bugesera neza rwose, wowe kabyara we utavunitse. So rero nakubwira ngo nguhaye ikaze
kandi narakubwira ngo nimba warakoze subscribe uri uw'agaciro kandi ongera nanone wisharinge bagenzi bawe. Murakoze.